reka tubasuze kandi tubifurize rero amahoro y'Imana kandi tubifurize umugisha w'Imana. Mwese mukunda indirimbo zo kuramya kandi mwese mukunda ijambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Tugeze muri uwo mwanya w'igitaramo cyacu cy'uyu munsi ku mugoroba, turagira ngo muze mwari natwe dutaramane kandi ibi nibyo bitwibutsa bya bihe bya kera, kugira ngo ntabwo ni ibya kera ariko ntabwo bigomba kuba ibya kera. N'uyu munsi haracyariho abantu bacyuzura umwuka w'Imana, kandi Imana uko yari kera n'uyu munsi niko ikiri. Ntabwo ndi jyenyine mu kino gitaramo rero, ndi kumwe n'umucuranzi wacu yitwa Gabi. Ni umucuranzi mwiza cyane. Gabi, wisuhuza abaduteze amatwi mu buryo bwawe dutangira igitaramo cyacu. Haleluya, haleluya. Ndabashimiye uyu mwanya tugiye kubana turamya Imana, Imana yacu, Imana yaducunguje amaraso y'igiciro cyinshi. Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze adupfire abe incungu y'ibyaha byacu. Tuje kumuramya kuko ataheze mu gituro, yazutse ari iburyo bwa Data. Niyo mwanya rero tugiye kubana turamya Imana. Turi kumwe kandi n'abaririmbyi bacu, murababona babukereye, nta cyo kibagenza no kugira ngo bahimbaze Imana. Reka nabo tubasabe badusuhuze, batere haleluya bira bihagije ubu tutaramane nabo. Haleluya. Amen, amen, amen. Nshuti muvandimwe uduteze amatwi cyangwa se uri kumwe natwe mu cyo gitaramo, reka twinjire mu gitaramo cyacu. Turasaba uriya mubyeyi asenga Imana, ubundi dukomeze turamya Imana.
Jesus.